tubanze mu Musanze mu byikanzwe nk'uburozi Rubavu. Yego ibaruwa rero iravuga gutyo. Ubwo ni ibaruwa ya Rwanda Premier League yasohotse ku munsi w'ejo. Baragira bati Rwanda Premier League iramenyesha abantu bose ko ishingiye ku mabwiriza mu ngingo 22 mu gika cyaryo cya gatatu yahannye abakinnyi babiri nyuma y'imyitwarire bagaragaje mu mukino w'umunsi wa 27. Etincelle FC yakiriyemo APR FC ku wa gatandatu tariki ya 18 Mata 2026 kuri stade Umuganda. Aba bakinnyi ni Jedon Ndonga Bivula wa Etincelle FC waciwe amande y'ibihumbi 200 y'amafaranga y'u Rwanda na Dauda Yusuf Seidu wa APR FC waciwe amande y'ibihumbi 100. Aba bombi bagaragaweho ibikorwa bijyanye n'imihango itinza itangira ry'umukino bibujijwe n'amabwiriza agenga Rwanda Premier League mu ngingo ya 22 igika cya gatatu, aho banze kwinjira mu kibuga igihe amakipe yombi yasohokaga mu rwambariro. Jedon Ndonga Bivula kandi yagaragaye mu gikorwa gitera urujijo gikorewe ahabona cyo kwisiga ibisa n'ifu mu mutwe bibujijwe n'amabwiriza ya Rwanda Premier League mu ngingo ya 22 mu gika cyayo cya mbere. Rwanda Premier League iboneyeho kwibutsa ko mu rwego rwo kubungabunga isura nziza y'irushanwa no kuzamura urwego rw'ubunyamwuga itazihanganira imigenzo iyo ari yo yose ibangamira imigendekere y'umukino iteye urujijo, itesha igihe cyangwa ishobora guteza amakimbirane harimo ikoreshwa ry'imiti itemewe mu buvuzi bwa siporo n'ibindi bifitanye isano bitemewe. Murakoze. Ibihumbi 100. Ibyo ni byiza. Ubwo ni ibihumbi 100 kuri Dauda na 200 kuri Bivura. Na 200 kuri Bivura. Urumva Jedo yahaniwe ko nubango yahaniwe inshuro ebyiri. Uko ndi kubyumva muri ritangazo. Nubango ntabwo ritangazo muri iki cyemezo cya Rwanda Premier League. Nubango yahaniwe gukora ibikorwa bitinza itangira ry'umukino. Kuko ikintu yakoze gitinza itangira ry'umukino. Ariko anakora icyo Rwanda Premier League itazihanganira cyo kwisiga ibintu cy'imigenzo bisa n'imigenzo bisa n'ibintu by'imiti ishobora kongerera imiti abakinnyi ibintu nk'ibyo by'imigenzo nyine. Ariko nta marozi bundi mu ijambo rimwe. Nanjye ntabwo nzongera kubica hejuru. Nta marozi. Urumva ujya gukira indwara arayirata. Nta marozi. Sinzi umuntu aduteye ubwoba bwo kutavuga amarozi. Kandi ari ikintu gikomeye kugaragara mu makuru cyane. Imihango y'abapfumu se n'ikindi n'amarozi imyuka mibi. Nabango ni ikintu kimaze gukabya kandi kitari mu cyiciro cya mbere gusa no mu bakobwa no mu bagore no icyiciro cya kabiri umukino wuje Unity na Espoir genda gusa n'ibyabaye i Rubavu. Aho igice cya mbere Axel cyahuje Unity na Espoir sezererwa igice cya mbere kirangiye amakipe yanze kujya muri vestiaire yose avuga ngo bamwe babanze bagenda turabakurikira. Urimo uranyumvira byanabaye Shyorongi ngo mu bagore bari macuba niyihe i Rubavu twageze umupira ngenda ndi kumwe nawe. Dauda ni Bivura Jedon Ndonga Bivura basiganye ninde winjira mu kibuga bwa mbere undi ari kwisiga. Yo havuye ibyo byose Dauda yanze kwinjira mu kibuga ategereje ko Bivura arangiza kwisiga. Abaga ati sige Dauda we nta kintu yama gukora yari ahagaze hano hanze nyine hanze mu gihe abandi bakinnyi bari mu kibuga bashaka kwifotoza gufata amafoto. Dauda yagiye inyuma mu by'ukuri Bivura amaze kwisiga. Icyo babanga umukinnyi ari kwanga kwinjira mu kibuga gutyo abavuga ati hari ibintu biri hano ntashaka kurenga undi mukinnyi w'ikipe tugiye gukina atarageramo nabanza renge none nanjye mbone kuza kuko mbirenze bishobora kungiraho ikibazo. Nyine ni imyumvire n'iyo myemerere rero yahanwe amabwiriza ngo byisige bose bamaze kugeramo. Dauda yahanwe cyo bita kondisiyo z'abarimu. Dauda ubwo yahanwe kubera gukerereza umukino nawe nicyo yahaniwe. Yego undahanwa gukereza umukino niyo migenzo no gukoresha amarozi. Niyo mpamvu abantu bibazaga ngo kuki ngo abakinnyi ngo bataha ibihano bingana kandi barakoze amakosa bose. Umwe afite amakosa abiri undi afite rimwe. Umwe yakerereje umukino kugira ngo atarenga ibintu, undi yakerereje umukino ari kwisiga. Hako se bagiye bajya muri biranjyamo n'abakinnyi bamwe na bamwe b'abarundi bikorera ko bajya kwiyogesha i Burundi wakaza adafite ibyo kwisiga. Abarundi bo banza barateye ngo biterwa na muganga mwana. Bariya b'abarundi bo bateye imbere. Iyo byanze arambuka agaca Tanzania akagera Bujumbura yarangiza akagenda bakamwoza nko mu Kajaga barangiza kumwoza neza agahita yigarukira. Ntabyo kwisiga. Umuntu aramukarabya akaza ari muryeri. Sezose ni wa murongo ngo bikuru bakoresha protection gusa. We yiproteja gusa. Umuntu witwa Pavel Nzira ngo yari yarababwiye
ati usibye umuntu witwa Ruvumbu wenyine niwe ufite inyenyeri irenze iyanjye, akana kazahirahira ngo hari ibintu gashaka ngo kuzana sinzi ngo karayobya umuntu ngo banza uzahinduka ipusi. Baramutinyaga umuntu witwa Paveri Nzira. Paveri nta muntu wajya era bati usibye Ruvumbu nzinga wenyine niyo muntu wari ufite inyenyeri irenze iye. Ataba abandi ibintu bamwigira ngo hari ibintu ngo mugira ngo mwazana ngo byajuje ngo umuntu ngo akayoba nyine mu bwenge. Bati muzakine n'ibindi. Akabigasekwa nk'akeza. Ibi bintu umukuru w'igihugu yabigarutseho inshuro irenze imwe. Urumva? Ariko ikibabaje bisa nkaho byanze gucika. Ntago babyumva. Nicyo kintu kibabaje. Abantu batuma tubiseka gutya, iyi ni radiyo Rwanda, radiyo y'igihugu, ibi bintu birababaje pe. Birababaje niba dushaka kuva mupira wa amateri tukajya mupira uteye imbere twifuza. Ni imigenzi irarikayike ricuza ariko zirarikayike ibintu bidafite nicyo bifasha cyane ni uguterekera ku bicaniro rwose bidafite imbaraga bigaragaza imaje mbi ya shampiyona na imaje y'igihugu cyacu imaje y'igihugu. Mu Rwanda Premier reka tuyishimire ko wenda yabahannye ariko tunayisabe gushaka izindi ngamba yashyiraho zo guhangana. Ariko nanone Rwanda Premier nabyo ntabwo iba ari ibintu. Wowe niba hari ibice bibiri. Umunsi Rwanda Premier League yafashe umwanzuro Rwanda nk'imyaka 5 udakandagira muri mupira. Hari ibice bibiri. Nibwo ngenza ava ko yanjye ibihumbi ijana. Ibyo bifa ntabwo yabyemera nanone nawe imyaka 5 ngo umuntu yisize ntabwo bishoboka. Dufate nanone ibintu muri margin ishoboka. Dore ibice bibiri, hari ibice bibiri ruvuyanga byo gukemura iki kibazo. Icyambere ni imyumvire, kuganira. Bamwe mu president ma equipe nabiguhamiriza ko batanga amafaranga kugira ngo abarimu bashakwe. Ibyo bintu babizakiseri. Bamwe mu batoza n'abakinnyi barabikorana. Muri prime abakinnyi bahawe biriya mujya mwumva byitwa ngo gutegura match. Hari gutegura mu gice cyo kwifixinga ariko hari no gutegura mu gice cyo kuroga. Bakaba bati buri kinnyi aratanga 10 turabakinnyi na 25 bibaye 250. President akabwa ati nanjye ndakoma hirya 5 abaye 400. Staff y'abatoza neka bati natwe dutanze 100 abaye 500. Bagafata 500 bakagenda bagashaka umurozi tuvuge mu izina rya umupfumu. Match nyinshi muza kureba ziba zifite abantu nakubwira ahantu hane babicaye inyamirambo bajya bicara hano hafi ya restaurant kwa Tomo. Avuga witonze rega ni genda umwana wo mu batangira kumutera ubwo gake genda umwana wo mu batangira utangira guhita umutera ubwo utangira kumwitira uko tuntu tw'intuza twa diamond waroze ndo umwana wo mu batangira niba afite amakuru ku kivanga uri protege mu bintu ndatinya nabo ngabo abaroze se nibiki Imana niyire mu mambo za ushirikina wapi ndakubwira aho baba ari wibintera ubwo kuri abo bantu bafike ahambere ni no restaurant y'inyuma kwa Tom restaurant ariko uvuge neza urimo urarangira aho baba ariko ntabwo bari muri restaurant baba bicaye babicaye muri stade uravuga igice baba barimo hari ahantu hafi ya bajya bicara hari inyuma aho ama equipe yinjira muri restaurant kwa Tom nanjye nibyo mvuga urimo rigane katugufasha urimo uravuga icyerekezo yego icyerekezo kuko udasohoka ngatoma akavuga ngo urakoze cyane batagira ngo turi kuba ko restaurant kwa Tom ariho bibera mu imbere no kuvuga ngo reba aho ama equipe yinjirira aza kuri vestiaire umuryango w'inyuma kugana kagana kuri bawo umuryango w'inyuma haba hicayeyo abantu bajya bakorera imipira. Icya kabiri bakorera match bamwe mu ngo zabo batavuyeyo nyine ntaze ku kibuga ntaze muri ozana nturi ikibuga nyine ngo abe ahantu hagata baron online ahantu hagata akenshi icyo gihe bakunze gukora ku matelefone we rugangura ijwi ryawe mu mapfumu n'abakonikoni na ruvuyanga mwebwe abapfumu bumva match zanyu cyane match muzogeza mwe kuri radiyo Rwanda bari kubumva bafite n'imigenzo bari gukorera mu ngo zabo bari gukora match bavuga bati bagiye mu gice cya kabiri umukinnyi yambwiye ku buryo bwa gatatu match bazikoramo akenshi nubona umwe mu bantu bo muri equipe ataje kwicara muri VIP ukabona yagiye kujya kumwicaza cyangwa mu bakinnyi ukabona yagiye kumwicaza amafana nkariya kwa Seburengo hirya umwe mu bantu bo muri equipe ari nk'umuyobozi hari umuyobozi nzi mu gushaka champion president baramubwiye ngo ntujya kuri match equipe yawe ujye kuri match equipe muhanganye hanyuma ntujya kwicara muri VIP ujye kwicara mu bafana yaje yambaye ibintu by'udupfukamunwa yambaye n'ikintu cy'igofero arengejeho ikintu cy'ikijampa ku buryo utari kumumenya ariko ubu nta kintu umuyobozi hari kera yaragiye nicyo gikombe yaranagiushije none kibaye ibi bintu bari burayi uwo muntu yagiye burayi niwe yabivanaga n'ubundi ibi bintu rero by'imigenzo umuntu w'umugabo gutwara kuri telekomande ngo mbarangwe ingofero ngo na jumpa ngo wicare hano ngo twebwe ngo turicara ngo nyuma yo kwa Toma ngo match ngo twayishoje ngo ni ibiri kubusa umupira w'amaguru uragora bro ndabikubwiye nanabigusubiriramo niyo mpamvu nanabatinya bari abantu n'abesikoro
bariya bantu ni abesikoro barababeshya kipe zanyu zitwara iki zigera he babarya utwanyu utwanyu ugasanga mwabyizereye bari mu bantu bakinisha abakinnyi nk'uko umukinnyi yasoza akarere ugasanga nta kintu afite ngo umukingo ajye hura igitego nk'ibyo ngibyo ngo njyewe ngo namuhaye ngo buriya ngo aragihorana ngo igitego kiriya gitego ngo cyo kuri ntuza ngo ni njyewe wakimuhaye utanga ibitego wowe urabitsinda wowe ibyo rero umuntu uri kubikubwira aba mu kazi k'ibihumbi 50 yagiye gutura epfo hafi za mageragere hasi munuza mu munsi ya gereza hirya azamuka n'amaguru aterera umusozi icyuya cyamurenze ntiyogoshesha ntarya ntanywa yabuze amafaranga yo kumutunga ngo araguhe ibitego mwajye mufunguka ibyo rero urakoze cyane rigani kugira ngo dukoreshe neza yabyihaye se we yakwibesheje ubwo ni ubwoko bumwe umupira wacu wapfuye yatesheje amafaranga akakora muri beneheri akiha nka miliyoni nk'icumi kuri konti ubwo ni ubwoko bumwe umupira wacu wapfuyemo mu yindi ango ni ya imurora jafeti nayo soma ibaruwa yes nayo reka nsome iyo baruwa yo ntirimo uburozi ntabwo ni uburozi ni kimwe imurora jafeti rero uyu nguyu akaba ari team manager birumvikana wa ekipe y'amagaju itangazo rero riragira riti ferwafa ifatanyije na Rwanda Premier League iramenyesha abantu bose ko komisiyo ya ferwafa ishinzwe imyitwarire yashyikirijwe ikirego kiragwamo umutoza w'amagaju wongerera abakinnyi imbaraga bwana Hakizimana imurora jafeti ukekwaho gutanga no kwizeza ruswa hagamijwe kugena ibiva mu mukino. Iyi komisiyo yatangiye gukurikirana iki kibazo hashingiwe ku mategeko ngengamyitwarire ya ferwafa ndetse n'amabwiriza agenga Rwanda Premier League ku byaha bikomeye bifitanye isano na ruswa cyangwa kugena ibiva mu mukino match fixing. Imyanzuro kuri iki kibazo izatangazwa vuba. Ama ekipe, abayobozi, abatoza n'abakinnyi bagomba kuzirikana ko ibikorwa byose bijyanye na ruswa no kugena ibiva mu mukino bihanwa n'amategeko ngengamyitwarire ya ferwafa n'amabwiriza agenga Rwanda Premier League ndetse n'amategeko mpanabyaha. Ferwafa na Rwanda Premier League bikomeje gukorana n'inzego zose bireba mu gukurikirana no kurwanya ibyo bikorwa byangiza ubusugire bw'amarushanwa y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Urakoze. Ngubwo indi ango nyine nayo umupira wacu wapfuyemo aho abantu bateretana ngiye kumanuka mu mpaye atatu byagenda gutya umubano byaravuzwe ibya otani ibiki n'ibiki iyo byageze mu mikino 5 ya nyuma habaho ngo kuganira ibiganiro biratangira ibiganiro ni ibingibi ferwa filimo kuvuga ibiganiro ni ibyo ngibyo nyine mu Musanze yareze imurora jafeti w'amagaju ko yahamagaye umukinnyi wa kandi uko ferwafa bivuga bura ferwafa ifite kubera ko amagaju arashaka utamanuka kandi Musanze ntago iri muri iyo zone yewe no mukina amagaju aya manota yaduhaye yadufasha ko mwe ntago muyakeneye nkuko tuyakeneye iyo nindi angu umupira wacu wapfuyemo amagaju yarawutsinze wenda ntabwo wahamya ko kuwutsinda byaturutse kuri ayo majwi ariko ngira ngo biri mu byatumye Musanze irushaho kurakara kuko wenda iyo Musanze ko yatsinze umukino hari ubwo wenda itari no kwirirwa itanga ikirego ariko bakurikije ayo majwi bumvise mbere ya Jafet hoze muri iyo Musanze agane n'umuzamu wabo bakinisha kuri uwo mukino bigahora nuko banatsinze umukino bahisemo gutanga ikirego muri ferwafa bavuga ko atangiye iperereza ahubwo ferwafa iperereza atangiye abantu n'ukuntu binakomeye buriya ferwafa ifite ubushobozi bwo gufata ikirego nk'iki ikakishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB babifitiye ubwo bubasha bavuga ngo rero ubwo kandi Jafet ngo nawe watanze Miki kandi mubizi yego cyagiye bahana Miki Jafet ngo nawe wamutanze abantu benshi nabonye babyishimira bavuga bati reka nawe abone yahanishije Migi ni karima none nawe ati bimugezeho ni karma ariko nge uko mbitekereza ibyo kujyana muri RIB byo babireke ariko se yafunzwe bamuhagarika kandi harimo ruswa bamuhane by'umukuru harimo hagiye guperezwamo ruswa bamuhane by'umukuru nihazamo ruswa RIB igomba kuzamo ibyo byihorera bashyizemo ruswa ni ibindi nihazamo ruswa iyo hajemo ruswa kandi ikipe byarangitse kugerageza guhundira babahungu barugangura barekereje ntabwo babacika ubwo ferwafa ifite ibikora iraza kubikora ariko nyine gusa ndavuga uti ahubwo vuga uti dusenge muri iriya dosiye ntihabe harimo ruswa erega ntabwo ari we wenyine ubikora amakipe yacu arabikora cyane ni ibintu bizwi urumva ngayo rero ngo reka turindire imurora jafeti ntabwo arahamwa n'icyaha aracyari inosa aracyari umwere akurikiranyweho arakekwaho tujye muri remo kabyara mwe bareba batanga